nagarutse rero kugira ngo dukomeze tuganire, nkomeze mbigishe byinshi bitandukanye, utuntu dutandukanye dushobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi tukaguhindurira ubuzima bitewe n'ikintu runaka usanzwe ufite no mu rugo ariko utazi gukoresha. Uyu munsi rero ufite ikibazo kimwe, ni gute ubigenza kugira ngo uhitemo inkweto ugiye kwambara mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ese urabyuka mu gitondo izo ubonye ukaba arizo wambara? Ese wambara ujyanishije n'umwenda uri bwambare uwo munsi? Wumva gusa bikujemo ukambara, cyangwa wambara inkweto bitewe n'izigezweho? Icyo kibazo ntubasha kukinsubiza, ubwo ngubwo biraba ari amahire. Ariko nutakibasha, icyo gihe turagendana, kuko ushaka no kukinsubiza nabi cyangwa ukakivuga mu buryo butandukanye. Uti witinda rero, reka uvuge ibyakuzanye ku mugani w'ababandi. Icyo naje kukubwira rero, ngiye kukwigisha uburyo ushobora kumenya guhitamo inkweto uri bwambare bitewe n'ijambo nise sofa. Utaza kugira ngo ni ya ntebe yo kwicaraho yo muri salo ya, ni ijambo nise sofa, kuko nicyo cyonyine, ni nka formule iri buze kugufasha kumenya uburyo ubutaha uzajya uhitamo inkweto zawe bitewe n'ibintu bigenda bitandukanye ushobora guhitamo, ushobora kwifashisha, bikaba byagufasha kumenya guhitamo ngo uru rukweto ni rwiza ndarwambara uyu munsi. Reka rero ntangire. Sofa ubundi use nk'urirambura iryo jambo, iyo S ya mbere isobanuye season. Ni ukuvuga ngo niba turi mu gihe runaka, saison cyangwa se ibihe runaka bitandukanye, kuko mu Rwanda ubundi tugira ibihe uko bigenda bisimburana, ariko ni igihe cy'izuba n'igihe cy'imvura. Ntabwo twebwe tugira bya bihe nk'ibyo hanze usanga bagira n'igihe cyo kugwisha urubura cya neje, cyangwa se bakunze kwita ngo winter n'ibindi. Ariko ahangaha niba tuvuga ngo tugeze mu gihe cy'izuba ryinshi cyangwa se cy'imbeho cyangwa se cy'imvura n'ibindi ngibyo, ugomba kumenya ngo urukweto nambara ni urukweto rufunguye cyangwa se n'urukweto rufunze. Kera bajyaga batubwira ngo twirinde kwambara inkweto zifunguye mu gihe cy'izuba, ngo kuko ngo dushobora kurwara amavunja, cyangwa se ugasanga bari kugukubitira ko utambaye inkweto zifunze kandi imvura yaguye, wowe ushaka kwiyambarira udukweto dufunguye. Ariko ubundi ni ingenzi ko umuntu wa mbere ugiye guhitamo inkweto zo kwambara agomba kureba ngo turi mu kihe gihe. Niba hanze hakonje, ambara inkweto zigufubika. Niba hashyushye, ambara inkweto zituma ibirenge bihumeka. Utitwaje kuvuga ngo izi ngizi nizo nziza cyangwa izi nizo zigezweho, fata izigezweho ariko zigendanye n'igihe. Icyo ni icya mbere, ariyo season. Ubwo tugeze kuri O. O rero ni occasion cyangwa se occasion. Ni ukuvuga iki? Ugiye ahantu runaka, habaye ubukwe, ugiye muri club, hari anniversaire runaka yabaye. Ese mu by'ukuri inkweto tugiye kwambara zijyanye n'iki? Zijyanye n'ubukwe? Inkweto tugiye kwambara zijyanye na sport? Inkweto tugiye kwambara zijyanye n'inkweto zo kugendana ahantu hasanzwe? Ubundi ni iki kintu cyabaye cyatuma umenya guhitamo inkweto? Nizo kujyana ku kazi. Mu by'ukuri uramenya ngo niba ngiye mu kintu runaka, ndamenya ubwoko bw'inkweto nshobora guhitamo. Hanyuma akandi, ubwo ni ukuvuga ngo niba dusoje O tugiye kuri F. F rero isobanuye formality. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga ngo uramenya ngo umuntu tugiye guhura noneho ni bantu ki? Ese ni ibirori byo mu rwego rwo hejuru, ngiye guhura n'abantu b'abayobozi, ngiye guhura n'abantu baciriritse, ngiye guhura n'abantu basanzwe ku buryo nta bibazo. Ubundi formality iza muri bya bice abantu bakunze kwita ngo ibirori runaka biri classe cyangwa se birasanzwe cyangwa biri formel. Mu by'ukuri rero niba ahantu ugiye atari ahantu gusaba ko wowe wakagombye kuba wigize umuntu uri ku rwego rwo hejuru, woroheje ibintu cyangwa se wabikomeje, ni hahandi usanga umuntu avuze ngo ngiye muri bridal shower ariko batanze dressing code. Dressing code bategetse ngo twambare ibintu bimeze gutya. Icyo gihe rero nawe umenya ngo formalite y'ibirori ugiyemo, y'ahantu ugiye ni iyihe, kugira ngo umenye ubwoko bw'inkweto uri buhitemo. Ndaza no kuguha urugero kugira ngo umenye uburyo uri buze kwitwara mu gihe ugiye guhitamo inkweto zawe. Hanyuma icyanyuma dusoreje ubu ni A, isobanuye activity. Ikintu runaka noneho cy'ingenzi uri bukora aho hantu buri. Niba wagiye mu bukwe, uraba uri umuntu wicaye, uraba umuntu wiruka kuzenguruka ahantu hose, mu by'ukuri uraba uri gukora ikindi kintu runaka wagiyemo. Twafatiye urugero ku bukwe, hari abakobwa runaka usanga avuga ati reka nambaye inkweto ndende nizo zigezweho, ariko mu by'ukuri wareba akazi afite muri ubwo bukwe ugasanga ni umuntu uri kwirukanka cyane. Birashobokaga ko washoboraga kubona inkweto nziza z'ikirori nk'ubukwe, ariko zitari ndende, zikorohereza mu buryo bwo kwihuta, bityo ugasanga birakurinda no kuba hari ibintu wamena cyangwa se umuntu runaka wahutaza cyangwa wanatsikira cyangwa ukanatsitara. Ibyo rero byose ni ibintu ushobora guhitamo kugenderaho mu gihe ushaka guhitamo inkweto runaka uri bwambare. Niba ubizi neza ko uri bujye ku kazi kandi ukabona hakonje,
banza urebe uvuge ati ngiye ku kazi harakonje reka nambare inkweto zifunze. Niba ntegetswe kwambara inkweto zifunze rero kandi hakaba hakonje n'imvura iri kugwa, ni gute noneho namenya guhitamo inkweto zo kujyana ku kazi ariko kandi zimfubitse zitanteje ibibazo? Abakobwa twebwe twaranabyoroheje, bo hari naho usanga twajyanye ubwoko bw'inkweto bubiri cyangwa butatu, bitewe rero no kuvuga ati aka kanya ninza kuva aha ndajya ahangaha kandi ngomba kuba nahinduye inkweto, cyangwa se ndajyana indende ningera mu biro nambara ingufiya. Ibyo byose biba byemewe, ariko ukamenya ngo ndahitamo inkweto muri ubu buryo. Icyanyuma rero ndi busorezeho kitagendanye n'iyo sofa, nyaboneka niba ugiye guhitamo inkweto, hitamo inkweto bitewe n'ibintu uri bwambare. Ibara ry'inkweto ni ibintu by'ingenzi cyane wakagombye kwibuka. Niba byakuyobeye wambare inkweto z'umukara. Narabibabwiye muri video yatambutse, umukara ni ryo bara rijyana n'amabara yose. Mu gihe byakuyobere byibuze mu nkweto zose ufite, shaka inkweto zijyanye n'ibihe turimo ariko wambare inkweto z'umukara. Birakorohereza bigatuma nta kibazo na kimwe wica, umuntu yakubona akabona umeze neza. Ariko ntuzambwire ngo turi mu gihe cy'iki ngo ubone umuntu yambaye inkweto za bote ariko kandi noneho zakwire z'uruhu, ubona umuntu rwose ukabona yahiye neza byakomeye. Menya guhitamo icyo wambara ugendeye kuri ibyo bintu bigera kuri 4. No kuvuga ngo ni saison, ari bimwe twakubiye muri sofa, hakabamo opportunité cyangwa occasion, hakazamo formalite ndetse na activité ugiye gukora. Bityo bizagufasha kuba umuntu wamenye guhitamo inkweto kandi uberewe.